Nongeye kubasuhuza nanone mbabaza ni mumeze mute ahantu mwese muherereye aho muri hose mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe mu Afurika y'Epfo Mozambique Zambia ndetse n'abari ku mugabane w'i Burayi na Amerika na Aziya mwese nongeye kubaha ikaze ndagarutse n'umuhungu wanyu kuri Spotline TV tugiye kuganira n'umuntu nk'uko nari nabibateguje mu kiganiro cyabanje nababwiye yuko ikiganiro gikurikira ndibuze kuganira n'umuntu wize ibintu bijyanye n'imishinga y'ama ekipe ari mu nzira yo kujya uba company. Ubu rero niwe tugiye kuganira, ahasigaye mutega amatwi. Icyo usabwa ni ukwicara hamwe ugakurikira ikiganiro cyose kikarangira ugasobanukirwa neza iby'uyu mushinga ndetse n'ibyo uzageza ku ikipe ya Rayon Sport. Wowe ntucikwe, kurikira, ahasigaye ukore like, ukande subscribe, ukore share ndetse na comment zanyu nazo tuba tuzikeneye. Ahasigaye dukurikire ibitekerezo by'umuntu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wize ibijyanye n'imishinga yo kuba company mu ma ekipe. Ahasigaye dusobanukirwe. Komeza uryoherwe n'ibiganiro bya Spotline TV turi kumwe. Bitese muvanje mwumva rero bino bintu urumva abantu bari kugenda babivuga bitandukanye. Niyo mpamvu kenshi projet za Rayon Sport nabonye zipfapfana zigitangira nyine abantu bagatangira bati bino guteka mutwe. So reka ngira nk'akantu gusobanurira ibi bintu nanjye nigize kubyigaho bino bintu by'amaprojet y'amakipe, kuko n'amakipe menshi niyo system ari kujyamo. Ariko mu Rwanda dufite ukuntu abantu niba urabona kenshi iyo ibintu bigeze mu itangazamakuru abantu babisobanura bitandukanye kubera ko abenshi nta n'ubumenyi babifiteho. Noneho urumva nk'abafana bari kubumva umuntu abisobanura, umwe avuga ati ibi ntibizakunda, undi ati ibi bintu birimo ubutekamutwe, undi ati ibi bintu ni, urumva nyine bitangira guca abantu intege, bikanatuma rero na audience itabyakira neza. Kandi buriya first impression kuri projet irakonta byatari. Urabona iyi projet Rayon Sport iri gutangira projet, first of all igiye ku raising capital. Reka bivuge mu magambo make, bagiye ku raising capital. First of all bagiye gushaka amafaranga yo gutangiriraho, nkuko natwe twese twatangaga. Ubu nanjye mbaza amafaranga najyaga ntanga nko mu mwaka muri Rayon Sport nshobora kugeza nko mu 300,000. Noneho ayo mafaranga yo kugira ngo nyatange gutyo, noneho nshobora kuyatanga hariya agahita bumugabane mu mezi 18 bihaye. Nabo bamuvuye niba yateruraga miliyoni 20, 10 Sadatu, ugasanga Sadatu waze nk'amafaranga yatanze mu mwaka ushobora gusanga ari nka miliyoni 40, 35. Ayo mafaranga rero ayafashe mu mezi 18 tukayabara mu byiciro. Niba ari Sadatu navuze ati mfashe ngiye kugura wenda umugabane wa miliyoni 60, n'ubundi yayatangaga, ariko akayatanga nyine bimwe byo gufasha ikipe. Mugerageze bino bintu abantu babisobanukira, ari bo bantu babisobanurira abantu, kugira ngo kuko iyi projet muvandimwe iramutse dukundiye nuko abantu bari no kuvuga ngo reka mbaze nkomeze ibyo wenda ndabikubwira nyuma. So no kuvuga ngo noneho Sadate wenda n'urugero, reka dufate nka Sadate niwe muntu wenda twumvaga ngo yatanze miliyoni 10 cyangwa 5, cyangwa se nk'ibi twumvaga Muvunyi ukumva ngo Mivunyi yatanze miliyoni 50 ngo rero yarazimwambuye. No kuvuga ngo noneho abo bamuvuye kuko ari n'abantu aba bantu bafite amafaranga menshi babariyo, bafite amafaranga menshi babariyo, n'ubundi n'abantu baba bafite imyumvire yabo ni imyumvire yo gushora by'igihe kirekire kirambye. Ntago ari nk'abariyo bandi basanzwe bambara ubukeye. Ntago gufata miliyoni 50 nubwo bumva ngo ni nyinshi kuri wowe, ariko kuri Muvuye cyangwa ku wundi muntu miliyoni 20 cyangwa miliyoni 60 cyangwa miliyoni 100 kuzishora muri rero noneho umukino akunda n'ubundi yayatangaga atazamugarukira. Ntago ari ibintu bimuvunye nkuko uri kubyumva kumva ni ibintu amafaranga menshi kuko utarayatungaho. So no kuvuga ngo rero umva nkubwiye ko ni ibintu bimeze. Rayon Sport igiye kubanza raising capital, ari byo mpamvu bihaye kiragihe cy'amezi 18. Noneho muri ayo mezi 18 niho abantu bagiye gufata ibintu, bagiye kwigira projet bagashyiraho izo share, bakamenya ngo umugabane uzabugurwaya.
ariho hantu twasanze umureyo muto yazajya yishyira 30,000 byamanya umunuzu nguno wa mureyo wa nyuma nyine udafite ubushobozi bwo kugura umugabane muri babandi bagomba kujya muri board harimo cyayo ngo ndavuga muri cya gice cya 51. So muri cya gice cya 51 ariho abareyo tugomba kujya rero kugura imigabane, niho hantu bamuvunye bazaza, niho hantu abandi bantu bareyo basanzwe bazaza, kuko 49 izaba yagiye izaba yihaye amakampani. Tuvuge score nibitanze ize ikagura wenda muri 49 ikatwara 30%. Wenda indi company wenda Tap and Go ikazi kaguramo 40 indi tuvuga undi mureyo ufite company nkamushimire numvaga avuga ko nawe afite company azashora umureyo ufite company muvunyi nawe wenda tuvuga afite amahoteli ashobora kuza akagura umugabane nk'umureyo muri board members akanagura n'umugabane nka company ikazi kagura indi migabane muri ya 49. Urumva nukuvuga ngo ayo mafaranga yose rero nimara kuyageneratinga nimara kuyabona arizo ariko ka gaciro bahaye Rayon Sport ka miliyari 6 cyangwa tuvuge wenda birangiye muri amezi 18 wenda arangiye Rayon Sport ifite wenda miliyari 3 nizo zabonetse. Ayo mafaranga rero niyo Rayon Sport izashora, nibwo noneho bazicara bagakora projet y'imyaka wenda 5 cyangwa 4 bagashora ya mafaranga miliyari 3 cyangwa miliyari 5. Tuvuge none bizavuga ati bafite projet yo kubaka Rayon Sport Estate, bakavuga bati wenda Rayon Sport none igiye kugura ubutaka ahantu runaka yubake noneho mall runaka nka kuri hari chic. Wabyumvishe bubake chic wenda n'urugero rwa chic babubaka ahantu mall bavuge batabariye wenda mufite amaduka bazi bakodeshemo imiryango. Wabyumvishe aho niho Rayon Sport ishobora guhaguruka kuko noneho bafite amafaranga mu ntoki. Tuvuge noneho binarangiye bafite miliyari 3 gusa, ayo mafaranga bazaba bayanyuza kuri banki runaka. Ni nabwo banki bashobora guhita noneho bavuga bati noneho banki niduhe miliyari izindi 2 ziyongera kuri za 3 bagenerating zibe miliyari 5. Nibarangiza kuzigera miliyari 5 nibwo bazicara no bagakora projet bakaba bati wenda tugura amakamyo dukore transport ya noza company ya transportation wenda y'amakara twubake stades. Urumva twubake stade dushake company dukorana nayo twubake stade. Niho hantu n'ubwanga ayo mafaranga ni ntuza ya projet iri gutangira. Rero projet izava mu mafaranga abantu bagiye kugura imigabane, izava mu mafaranga bagiye gushyira ku isoko ry'imari n'imigabane. Nukuvuga ngo capital ubu ntayifite, ariko Rayon Sport igiye gukora projet kwanza ya target time bagiye kuyaya amezi 18 niyo kugira ngo bagenerating capital. Nimamara kugenerating capital nibwo bazicara no bagakora projet bagiye noneho aho bagiye gushora amafaranga. Nibwo bazicara bakavuga bati tugiye kubaka ikipe imeze gutya, tugiye gushora mu ikipe twubaka ikipe imeze gutya, tugura abakinnyi bakomeye, andi mafaranga asigaye bashyireho CEO bubake noza Rayon Sport Estate n'urugero wenda bakore company ibyo narindimo nyine ngusobanurira. Urumva icyo kintu rero urumva abantu nibaracyumva score yo noneho nayo score nayo izaba yashoye hahandi noneho ngo nukubanga noneho ya nyungu rero izagenda izayigiye noneho projet izaba yatangiye kuraninga za projet batangiye gukora. Nizere ko ibintu abantu bazagenda babyumva, ariko ni ibintu biramutse bikunze mu Rwanda. Rayon Sport nubona ni abantu twe twazahomba, Rayon Sport ntago yazahomba. Rayon Sport FC Rayon Sport nk'ikipe twe niyo ntiyahomba. Tuvuge wenda bagize ibintu tuberahombye, kandi guhomba niyo wahomba ubuse ubundi miliyoni 10 bashyiramo imyaka inishize abantu bashyiramo amafaranga nta n'ikintu bunguka, nta byishimo babona. Ariko ubundi cyo twebwe ubungubu target y'umureyo ni ibyishimo, kandi niyo twahomba abareyo bato yabashobora no guhomba, ariko bari abareyo bakuru ntago bazahomba. Ibyo ni ibintu by'abantu bareba kure wangu, ntago ari ibintu wajya kumvisha abo bantu bose baciriza. Iyo twari tugize amahirwe leta ikayemera itubabari ikayemera, Rayon Sport yabihindutse nge ndabizi mwazabibona nyuma y'imyaka nk'umunani iri imbere. Urumva ariko ubu ndabizi abantu bamwe bagiye kubikora propagande babirwanye, bajye mu itangazamakuru babica intege. Rero nukwanga ngiye cyo nasaba
ni ukubisengera, hari ababisengera tukagira amahirwe iyi proje igapasa kabisa. Iramutse ipashije iyi proje, aha noneho rero ushobora kwibaza ngo muri aya mezi 18 Rayon Sports izabibaye hit. Niho hantu bari abasaza bari gusaba ko hajyaho komite y'inzibacyuho, bagashyiraho komite y'inzibacyuho, bagashyiraho n'abantu bagiye kwiga kuri iyi proje, bagiye gukurikirana iyi proje. Noneho kubaho n'ubundi tugakomeza tukabaho nk'uko twabagaho, Rayon Sports igakomeza kubaho yikoramo, tugira gute, ari naho hantu Skol wenda izabirangiza ayo masezerano, kuko nkeka ko yari yasinye amasezerano y'imyaka 3 n'aba baterankunga benshi Rayon Sports ifite, nta urengeje, nta ufite imyaka 5, nkeka ari umwaka 1, 2, noneho Rayon Sports igakomeza ikabaho n'ubundi nk'uko yabagaho kuri bakure mu mwaka n'ubundi n'igice n'iyi sezo na sezitaha. Kandi sezitaha abareba babona amafaranga barimo babona raporo nziza irimo ikora proje irimo itera imbere, amafaranga barimo bagura imigabane, tuvuga tuti Rayon Sports imaze kugira miliyari 2 kuri konte, miliyari 1 yuzuye kabaye, abareba bagira courage. Urumva ikipe yagira courage, noneho tukagira amahirwe tugakomeza kubaho nk'uko twabagaho muri aya mezi 18 proje bari kuyitegura. Noneho amezi 18 akazarangiza, noneho Rayon Sports yinjira mu kiragano gishya cyo kubaka ikipe ikomeye, izaba yabonye amafaranga yo gukora iyo mishinga yose yo gutangiza none izindi proje, nibwo bazicara bakigurira. Umushimire yatanze yavuga ati ejo bundi yanzu ya UTC ngo bayiguze miliyari 2 niba atari 3. Urambwira nk'ubureye yiza kujya kubifite izo miliyari 2 cyangwa 3 akaba ari yiyigura, iriya nzu ntabwo ishobora kubitinjiza munsi ya miliyoni 100 ku kwezi, cyangwa niyo zaba miliyoni 80. Ibaze Rayon Sports, ibaze mufite ikintu kinjiza miliyoni 50 ku kwezi, ekasa niziba 50. Urumva iyo ni proje UTC, iriya ni proje. Cyangwa mufite shike, urambwira ngo Rayon Sports yamutse yubatse n'ikizu cy'ubucuruzi nka More Kimironko, urugero bashatse n'ikibanza bakubaka Kimore hari Kimironko cyangwa za Kicukiro, abareba bose nibahita bagihungiramo, bose nibahita bajya gukodesha imiryango. Ariko uziko mukina